Hello guys, nkuko musanzwe munkurikirana kuri Kevin Technician, n'ubundi ni nk'ibisanzwe ngiye kubamenera akabanga gakomeye gakunda gukorerwa kuri Facebook, ukuntu wohereza message bikagaragara ko iri forwarded. Noneho ngiye kubereka uburyo wakohereza message uyikuye kuwundi muntu kandi ntibigaragareko message wayikoreye forward. Ese bikorwa bite? Ufungura application zawe ukajya kuri Facebook, wagera kuri Facebook ukajya muri message. wenda ndashaka gufata message nyikuye kuri uno muntu, kuri uyu muntu nkayoherereza wenda uyu muntu wa gatatu, kandi ntibize kugaragara ko iyo message iri forwarded. Woraza ugakanda kuri wa muntu ukareba message ushaka koherereza uwo muntu. Wenda dore ngiyi y'ibigambo byinshi, iyi ngiyi murayibona, ugakandaho ukagumizaho, ukanda kuri iyo message ushaka kohereza, ugakandaho ukagumizaho byibura amasegonda 2. Guhita urabona baguhaye ibintu byinshi cyane, hari copy, forward, reply, delete. None twe turashaka kuyohereza ku buryo uri buyibone, ari buze kubona ko iyo message itaturutse ku wundi muntu, ari buze kubona ko ari we wayiyandikiye. Uhita ukanda kuri copy, wamara gukanda kuri copy ugahita ujya inyuma, ugahita ureba uwo muntu wundi ushaka kuyoherereza. Twavuze ko ari umuntu wa kangahe? Wa gatatu. Ukamukandaho, wamara kumukandaho ugahita ujya aho wandikira nkaho ugiye kumwoherereza message bisanzwe. Ugahita ukanda hano hantu ho wandika ibintu bikajyamo, ugahita uhakanda ukahagumiza. Muri aho isaha baza n'akajambo kanditse ngo paste, ngo bya miri twakopiye tugiye kubipastinga hano kuri no clickboard. Murabona ko ibintu bihise biza nk'uko byakabaye. Ugahita ukanda kuri send. Muri make iyi message iramugeraho, kandi urabona ko hejuru bimwe bajya bazana ngo forward. Murabona ko ino message itari forwarded. Murabona ko ari akantu koroshye kandi kari very simple. Murakoze cyane kuba mwagakurikiye. Vara yari Kevin ishimwe nk'uko mubizi, ndabakunda cyane. Iri ni ibanga rikomeye kuma Facebook.